Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane mwene data. Iki gitondo nongeye kuza nkuzaniye ya nkuru nziza ya mu gitondo ikubwira ngo Yesu Kristo ni uwo kwizerwa, kandi ikirenze kuri icyo ndashaka kubwira ko akuzi. Arakuzi nubwo utabizi, nubwo rimwe na rimwe tubyibagirwa, nubwo rimwe na rimwe imiraba n'imisozi bitwibagiza ko atuzi, ariko nkuzaniye inkuru ikubwira ngo arakuzi. Wicika intege, winanirwa. Ndavugana nawe nk'uko njye nkunda kubabwira, waba witegura ujya mu kazi, waba uri muri dushe, waba uri mu modoka ugenda, waba ugeze muri ofisi yawe, waba ndetse uri no mu rugo wibaza ngo ese uyu munsi ndabigenza gute, ndajyahe. Nongeye kukuzanira ya nkuru nziza ikubwira ngo Yesu Kristo aragukunda, arakuzi. Haleluya. Ikirenze ku bindi arakuzi. Amen. Ndi muri rya jambo rivuga Yesaya 46:3-4 rivuga ngo nimunyumve mwanzo ya Yakobo mwe, namwe abarokotse bo mu nzu ya Isiraheli mwe, abo nahetse mukiri mu nda nkabageza abo nahetse mukiri mu nda nkabaterura mukivuka, nkabageza mu zabukuru, ndiwe muzarinda imvi z'uruyenzi nkibaheka. Ninjye waremye, ninjye uheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Haleluya. Yesu ashimwe mwene data. Iyi nkuru irankomeza iyo nyitekerejeho. Iki cyanditswe kiramfasha cyane. Aratubwira ahera mu nda za ba mama, akatubwira uburyo yaduhetse, uburyo yaturindiye mu nda, uburyo yateranyije amagufa yacu akayarindira mu nda, uburyo yashyizeho inyama n'imitsi akurindiye mu nda. Nta muntu n'umwe wari ufite icyo yakora, nta wari ufite icyo yakosora. Hari inda nyinshi zavuyemo mwene data. Hari abana benshi bavutse bagapfa bavuka, ariko we yarakurinze. Hari n'abagiye muri kuvezi bamaramo icyumweru bararenga barapfa, ariko we yarakurinze, akurindira mu nda ya nyoko, arakurinda, ateranya amagufa yawe, arakurema, arakunoza, arangije akurinda uvuka, akurinda utaramenya aho uherereye, akurinda ukiri umwana muto, akurinda, aragukuza, ngo niwe wagukujije, kandi ngo azakurinda, ngo ndetse n'imvi zizenda z'uruyenzi akiguhetse. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo byiringiro ntubitesha agaciro. Niwe waturemye, niwe waturinze, ngo ndetse n'imvi zizenda z'uruyenzi akibahetse. Bivuga ngo ahantu hose wanyura kurinda usaza, icyiciro cyose wacamo kurinda usaza, ubuzima bwose wacamo araguha garanti. Iyo ni garanti, iyo ni asiranse nyayo, irenze asiranse zose tugura, irenze za zindi zose tujya tugura ngo zo kurinda amazu yacu, irenze za zindi tujya tugura zo kwivuza, kubera ko niwe ukubwira ngo ninjye watangiranye nawe, ni nanjye uzasozanya nawe. Nimba tubwira ngo narakumenye ukiri mu nda ya nyoko, ariko ngo nimvi kugeza kumvi, ni uvuga ngo iyo traje irimo hagati, urwo rugendo rurimo hagati, urwo rugendo muzarubanamo umunsi kundi bikumenyesha ngo aragufite, arakuzi, akwitayeho. Yesu arakuzi. Ndashaka kuvugana nawe mwene data. Ntitaye ku biguciye intege, ntitaye ku minsi mibi. Ijambo ry'Imana avuga ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwaki impundu zikavuga. No muri icyo gikombe, no muri icyo gicucu cy'ibibazo, no muri iyo misozi aho umanuka utazi neza, utenebuka, akubwira ngo arakuzi. Ndongera kukubwira ngo Yesu Kristo arakuzi, aragukunda. Birashoboka ko twagusiga, birashoboka ko umuntu yagusiga, birashoboka ko abantu bakuvaho, birashoboka ko abantu bakujya kure, ariko warakuzi ndetse akwitayeho, ngo imvi zizanda z'uruyenzi akiguhetse. Reka nkubwire, nimba avuga ngo mwitangire ukiri mu nda yarakuzi kugeza ku mvi z'uruyenzi, ni ukuvuga ngo hagati iyi minsi icamo, iyi minsi isa niza mu muraba, iyi minsi isa nizamo ibibazo, iyi minsi isa nikomeye, ariko wibuke ko yavuze ngo tukiri muri isi tuba dufashe urugendo igihe mu ntambara. Muri izo ntambara naho azabanamo nawe kugeza imvi zibaye uruyenzi. No muri ibyo bibazo azabanamo nawe. No muri ko kutamenya icyo ukurikijeho arahari, ariko akeneye kumenya ko umubwira kumwizeye, akeneye ko wibuka kumwizera, akeneye ko wibuka ko ahari, akeneye ko umwibuka, ukamenya ko ari we wenyine ufite kontrole ya byose. Ongera umwishinkamirizeho, ongera umwizere, ongera umushinge ubuzima
buzima bwawe, wongere umushinganishe, wongere wishinganishe muri we, wongere umubwire ngo ndabyemeye, ndakwemereye, kuko menye neza ko wamenye nkiri mu nda, kandi ko imvi zenda ziba uruyenzi ukimfite, ukimpetse. Haleluya. Iri jambo ngo imvi zizenda ziba uruyenzi akiguhetse, nuko azi ko tutajya twigenza. Arabizi ko iyo twigenje dusitara, arabizi yuko iyo twashoboye kwigenza ntaho tugera. Niyo mpamvu adusezeranya kuduheka ushyize mu kuri gufatika. Ntabwo wakumva ko umuntu ugezaho imvi ziba uruyenzi baba bakimuhetse, ariko Yesu aratwizeza ngo imvi zizenda ziba uruyenzi akiduhetse. Bene data, ni uw'agaciro kuri twe. Ni ukuvuga ngo ntazagushyira hasi. Wowe hari igihe ugira ngo yagushyize hasi, ariko ntabwo yagushyize hasi. Hari igihe ugira ngo yakwibagire, kwibuke ko aguhetse. Iyo aguhetse, ibindi byose iyo bisanze aguhetse ntacyo byagutwara. Iyo amazi asanze aguhetse acaho, iyo imvura isanze aguhetse ntikujyana, iyo umuraba usanze aguhetse ntuguhitana, iyo izuba risanze aguhetse ntabwo rikwica. Mwene data, emera, mwemerere, ongera umwishinganishe, umubwire ngo ndakwemereye, ngwino untware, ngwino uganze. Reka nemere kumpetse, reka mbyemere ko ari wowe tugendana sinsikire, reka mbyemere ko ari wowe tugendana sincogore. Aracyaguhetse, aracyagukunda, arakuzi, akwitayeho, ntazigera kureka, ntazigera kuvaho. Reka nkubwize ukuri, abandi bose bagushiraho, abandi bose bajya kure yawe, ariko we ntazakureka. N'imvi zizenda ziba uruyenzi, iri ni isezerano rikomeye yaduhaye. Icyamukongera kuryibuka, icyamukongera ukarishikamaho, icyamukongera kuryizera, azarinda nk'imvi ziba uruyenzi akiduhetse. Ntabwo ajya asezeranya ibyo atazasohora. Mu bo yabisezeranyije bose yarasohoye, si wowe yigiyeho kubeshya. Na Aburahamu hari igihe yibwiye yuko hari yabyibagiwe, aramubwira ngo nzaguhindura ubwoko, kandi muri wowe niho nzubaka, niho urubyaro rwanjye ruzashibukira. Ariko hari igihe yabonaga imyaka agezemo we na Sara, akavuga ati ahari yarambeshye. Ntigibeshya, niyo byaba bigeze he izabikora. Reka nkubwire, amasezerano yaguhaye yakomereho, iracyaguhetse, izagukomeza, izakurinda, izakugeza mu zabukuru ikikurinze, niko itwijeje. Reka ngusengere. Data, mu izina rya Yesu ndagushimye. Mwami, nkuzamura icyubahiro. Ni wowe uturinda, ni wowe uturinda, ni wowe waturinze tukiri mu nda za ba mama, ndetse ngo imvi zizenda ziba uruyenzi ukiduhetse. Data, ndasenga ngo uduheke no muri ibi bihe, no mu bihe bikomeye, no mu bihe by'inzara, no mu bihe byo gushoberwa. Mwene data yaba ari gucamo, aho yaba aca hose umurinde mu majya no mu mazi, umurinde ajya mu kazi, umurinde ataha, ubarinde mwami aho bari, urinde urwaye mwami umukize, urinde na wa wundi wera wa Isirayeli wibaza ngo hakurikiye wiki, nawe umugirire neza. Kugirwa neza n'imbabazi bituhomeho muri iki gitondo. Nifurije buri muntu wese guhaha akaronka. Shalom, Imana ibarinde. Amen.